yasezeranye kuduha imvura y'umugisha. Iri sezerano ryayo ryaturutse mu ijuru, umugisha umugisha, turi kuza umugisha uvuye iwawe mu ijuru, nyabuneka uduhe. Yasezeranye kuduha imvura y'umugisha, itugoborera uyu munsi kwira impande zose. Umugisha umugisha, turi kuza umugisha uvuye iwawe mu ijuru, nyabuneka uduhe. Yasezeranye kuduha imvura y'umugisha, turayifuza uyu munsi, sohoza ibyo wavuze. Umugisha umugisha, turi kuza umugisha uvuye iwawe mu ijuru, nyabuneka uduhe. Yasezeranye kuduha imvura y'umugisha, icyayiduha uyu munsi, mana tubabarire. Umugisha umugisha, turi kuza umugisha uvuye iwawe mu ijuru, nyabuneka uduhe. Umukiza ni unyobora iyo ndi mu bishuko, niyamakuba ngo se ambere ubuhungiro, niwunyigire ibishuko, Yesu nyiyoborere. Uhosha umuraba nk'ubu, yeyuhoza umwana we, ndetse umwana utegeye kugabuka kumvira. Mwami wanjye yengura, ujye unyiyoborera iyo ntegereye inyenye, nongashyuko bangakwiishamo ndaruhuka, kumva umuhumurizo witinya ntacyo uteze ku bazajya kuyobora. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane bwa kino gitondo cyiza duhaye cy'umugisha, kandi Imana ishimirwe ku bwa buri wese wabashije kuboneka aha ngaha. Si ku mbaraga zacu, ahubwo ni ku bwayo itubashije kubyuka amahoro. Imana iherwe icyubahiro. Igihe tugiye kubana muri ino gahunda nk'umuyobozi yo kuyobora muri kino gitondo, nitwa Niyongabo Steven. Duhaye ikaze abashyitsi bateranye natwe bwa mbere, tubabwira ko turi mu cyumweru cyo gusenga, aho turi kubana n'umwigisha William Bwanakweli,
insanganyamatsiko ivuga ngo mubaririze inzira za kera. Mwese mwumvemo ikaze kandi dusabiye cyane umwigisha kugira ngo Imana ikomeze imukoreshe. Gutangira iyi gahunda y'iki gitondo, host agiye kudufasha tangize n'indirimbo. Nyuma y'iyo ndirimbo turagaruka nsenge, nyuma y'isengesho turakomeza n'umubwiriza. Murakoze, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Senge. Nanone Mana nziza, Mana y'urukundo, twongeye gushima cyane, twongeye kutubashisha kuboneka muri gahunda muri kino gitondo kugira ngo kitubere igitondo cy'umugisha. Wakoze cyane ko wabanye na buri umwe muri ino joro ntambutse. Duhe kuba imbere yawe kandi duhe kubera maso ubugingo bwacu, kugira ngo ubwo ugiye kongera kuvugana natwe muri kino gitondo tubashe kongera kwibuka ineza yawe, tubashe kongera kubona inzira z'abakera ndetse duhitemo inzira nziza. Muri twe iyo mbaraga ntayirimo,
tugushimira ko byose ari ubitubashisha, turakwizeye ko uko wabisezeranye kuri data uzabidukorera. Dusabiye cyane mwigisha ugiye kunyuzamo ijambo ryawe, kugira ngo ntabe ari we, ahubwo yemere kugira ngo umukoreshe. Tunasabiye na buri wese uri aha ngaha kugira ngo ahabwe umugisha nawe binyuze mu cyigisho kigiye gutambuka, kandi n'uzacyumva nyuma na mwami Yesu azakomeze kubona umugisha wawe. Byose rero tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Duhaye ikaze mwigisha, Imana imukoresha. Haleluya. Reka dufatanye twese gushimira Imana itubyukije, gushimira Imana idukanguye, kandi mwene data nawe mushiki wanjye, nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe muri twe twese. Reka rero dukomeze gushimira Imana cyane muri ibi bihe by'amasengesho, muri iki cyumweru twagiriyemo umugisha wo kugaragara muri aya materaniro, wo kuba muri aya materaniro. Hari benshi babyifuje ariko batabishoboye. Twebwe Imana ibishoboje, tuyishime, tuyihimbaze, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reka nshimire umuyobozi wa gahunda udufashije, uduhaye ikaze ndetse unadusabiye. Reka dukomeze gusabira mu mitima yacu kugira ngo iri jambo Imana iriremereze muri twebwe, kandi Mwuka Wera akomeze kuritwibutsa ku manywa na nijoro, kuko niryo rituyobora mu ntambwe zacu muri iyi nzira, muri iyi nsanganyamatsiko yacu, tubaririza inzira za kera. Ariko umugambi nyamukuru ntabwo ari ukubaririza ya nzira ya yindi twamenyereye, twanyuzemo kuva kera, turi mu byaha, turi mu bunyacyaha bwacu. Ahubwo ni inzira Yesu yatubwiye ubwe, ubwo yasubizaga ikibazo yari abajijwe. Yaravuze ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ndagira ngo rero munyemerere n'ubundi mbere y'uko dutangira gahunda yacu, twongere twambaze. Data wa twese, Mana isumba byose, muri iki gitondo nanone tukugiriyeho umugisha, uradukanguye, ushubije intege mu bugingo bwacu. Turagusaba cyane kugira ngo mbere na mbere ubone umwanya mu mitima yacu, mu ntekerezo zacu, utureme bundi bushya muri uyu munsi wose. Dukomeze kubona kugira neza kwawe, kandi ubwo uturarikiye, udukanguriye kumva ijambo ryawe, uduhe kumva ijwi ryawe rivugana natwe. Kandi nta handi uvugira, ni mu byanditswe byera. Reka Mwuka Wera atubere umuyobozi n'umwigisha, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data nawe mushiki wanjye, tumaranye iyi minsi twigana iyi nsanganyamatsiko
umugambi ari ukubaririza inzira za kera. Ese niba waragize amahirwe yo gutangirana natwe uyu ko ari umunsi wa gatatu, hari icyo Mwuka Wera wumva avugana n'umutima wawe? Umugambi wo kubaririza ibya kera si ugukunda amateka, ntabwo ari uko turi ba gacamigani, ntabwo ari ya migani y'abakecuru, ahubwo ijambo ry'Imana riradusaba gusubira ku mwimerere no kongera kuzirikana umuhamagaro Imana iduhamagara twese. Ntabwo Imana ihindagurika, ntihinduka, bityo n'ijambo ryayo niko riri. Ibi rero biratujyana bikatugeza ku ngingo yo kuzirikana cyane, kuko muri iyi si y'iminsi y'imperuka, aho abantu bamaze gutwarwa cyane n'ikoranabuhanga, mwarabibonye, igihe cyose ibintu biba bivugururwa, ibintu biba bishyirwa ku gihe kugira ngo ibyataye igihe byongere bisubizwe ku gihe n'ibindi. Murabizi ibintu hafi ya byose muri iyi si usanga bigenda bihenebera, bisaza, bitakaza agaciro, bitakaza umwimerere, ariko ndashimira Imana ko ijambo ry'Imana rihora rihamye iteka ryose. Ntabwo Bibiliya, ntabwo ijambo ry'Imana rikeneye ko rishyirwa ku gihe kugira ngo abantu babashe noneho kubona umwimerere mwiza, ari bo barivuguruye, ari bo barishyize ku gihe. Ntabwo ijambo ry'Imana rijya risaza, ahubwo ikisaza cyangwa se igihenebera kigatakaza agaciro ni twebwe, kubera ikimungu cy'icyaha kiri mu ngingo zacu, kiri muri kamere yacu. Nitwe rero dukeneye kuvugururwa n'ijambo ry'Imana, ntabwo ari twebwe tugomba kuvugurura ijambo ry'Imana. Reka rero muri iki gitondo nongere nkurarikire gufatanya nanjye kwiga nanone kuri zaburi nziza, zaburi ikwiriye kongera kudusubizamo intege. Ni byiza cyane yuko iyi ndirimbo y'amazamuka, iyi ndirimbo nziza cyane iri muri zaburi 125, uhereye ku murongo wayo wa mbere ukageza ku murongo wa 5, ni zaburi ngufi ariko irimo amagambo nifuza kongera kuzirikana, dushimira Imana ibyo idukorera n'uburyo ituyobora ku bw'ubuntu bwayo. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kubaho ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kurambura amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirire neza abeza, ugirire abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima. Ariko abiyubahiriza mu nzira zabo zigoramye, Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisiraheli. Iyi zaburi ndayigutuye muri iki gitondo, iguhumurize, wibuke ko uri mu maboko
ugoswe n'amaboko y'isumba byose, kandi ibi ntabwo ari amagambo yanditse ku nyuguti z'impapuro gusa, ahubwo ni impamo Imana ibaye atari yo irinze iyi si, ntabwo abarinzi bari maso babasha kwirinda, kuko turabizi umutekano wo mu isi ugerwa ku mashyi. Niyo mpamvu dukwiriye kwiringira Uwiteka. Nkundira rero nkwibutse ko kugeza ubu ahantu hamwe gusa twabonye dushobora kubona inzira ya yindi turimo kubaririza, nta handi ni mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byawe, ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Iyi ni Zaburi 119 yongera kutwibutsa neza aho dushobora kubona inzira, aho dushobora kubona umucyo utumurikira mu rugendo rwacu rw'iby'umwuka. Muri iki gitondo ndagira ngo nongere ngusabe, mwene data nawe mushiki wanjye, zirikana yuko imiti myinshi abantu bagiye bagerageza kugira ngo bivure cyangwa se babashe kubona intsinzi y'ubugoryi bashobotse kubigeraho, umuti tugiye kurebera hamwe, umuti Imana yavuguse, nta wundi ni uyu tubonye. Ijambo ry'Imana ryonyine niryo ririmo umuti ushobora kuvura ubunyacyaha bwacu. Icyo dusabwa gusa ni ukwizera ibyo Imana idusaba binyuze mu ijambo ryayo, bityo tuzabona amahoro nk'uko Imana yayasezeranye. Nagira ngo nkwibutse, tujyane mu gitabo cya kabiri cy'Abami, mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 5. Njye nagusaba ko ubonye umwanya wagisoma cyose, ariko njye ndagusaba ngo dusomere hamwe amagambo atwibutsa uburyo uyu musirikare mukuru wo mu gihugu cy'amahanga ntabwo yari Umwisiraheli, ntabwo yasengaga Imana yo mu ijuru, ntabwo yari azi rwose gutandukanya ukuri n'ibinyoma, ariko mu gihe yari arembejwe n'indwara ikomeye, indwara yari yaramutesheje agaciro, indwara yari yaratumye ahabwa akato mu bantu, nubwo yari umunyacyubahiro, ariko iyi ndwara y'ibibembe yari yaramuzahaje. Ibihe byinshi yari yaragiye agaba ibitero mu gihugu cya Isiraheli, akicayo abantu, agasenya, akanyaga bamwe mu bo yabaga abona atari ngombwa kwica, akabajyana bagahinduka abacakara, bagahinduka abagaragu n'abaja mu ngo zabo bakoreshwa iby'agahato. Bibiliya itubwira ko mu rugo rwe harimo umuja kandi wari Umwisiraheli. Uyu mukobwa ntabwo twigeze tubwirwa izina rye, ariko umurimo mwiza ushingiye ku kwizera ijambo ry'Imana wahinduye umutima we, umukuramo inzika, urwango no kwihorera byari byaratumye aturuka mu gihugu cy'iwabo akaza muri ayo mahanga kubinkorera agahato mu rugo rw'uyu musirikare mukuru w'Umusiriya witwaga Namani. Ijambo ry'Imana ritubwira ko uyu muja
ababajwe no kubona uko shebuja abayeho, byabaye ngombwa abwira nyirabuja ati nyamara uramutse ubwiye databuja akajya muri Isiraheli yahasanga umuhanuzi w'Imana, umuntu w'Imana wamuvura ibibembe. Nagira ngo twebwe twe gusoma igitekerezo cyose, ahubwo dutekereze kuri aya magambo ari ku murongo wa 10 ndetse n'uwa 11. Igihe yari ageze mu gihe cyo gutekereza niba yajyayo niba atajyayo, yagize kwizera, ariko kubera ko yari arembejwe n'iyi ndwara. Mbere y'uko dusoma uyu murongo uri imbere yawe, nagira ngo nkubwire ijambo. Amagambo aboneka mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa Kugana Yesu, atubwira yuko benshi banyura mu mibabaro, banyura mu makuba n'uburwayi ndetse n'ibihe bikomereye amagara yabo, ubuzima bwabo. Icyo gitabo kiravuga ngo hari benshi batari kuzigera bamenya Imana iyo umubabaro, amakuba, agahinda n'ibindi bitaza gutuma bumva bakeneye guhumurizwa n'Imana yo mu ijuru, kuko ibindi byose bagerageje biba byabananiye. Rero iyi nzira y'umubabaro yatumye uyu musirikare ahaguruka ajya gushaka umuti muri Isiraheli. Ndashimira Imana ko yafashe icyo cyemezo. Nawe Imana igushoboze kujya gushakira umuti aho ukwiriye kuboneka, kandi Imana yiteguye kuwuguha. Reka musomere uyu murongo wa 10. Ageze imbere y'uyu muntu w'Imana, uyu muhanuzi, uyu Elisa ahera ko amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Kubera icyo uyu murongo nabyifuje ko muri iki gitondo Mwuka Wera dusabye kongera kuwibuka, si uko utabizi, si uko iki gitekerezo ari gishya, ariko nagira ngo turebe igisubizo Namani yashubije. Namani abyumvise ararakara, arivumbura, nahoze ngira ngo wa muntu ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, nubwo Uwiteka yumvaga ko nawe ari Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ankize, none ngo ntinjye kwiyuhagira muri Yorodani? Iwacu se muri Siriya nta nzuzi nziza zihari, Abana na Pafa? Mbese arondora n'amazina y'izo nzuzi zifite amazi y'urubogobogo. Ahari biranashoboka ko Yorodani yari umugezi ushobora kuba ufite amazi adasa neza. Ariko nkundira nkubwire muvandimwe, iyi nzira Imana idusaba kunyuramo kugira ngo dukire, ntuyisuzugure, ntuyirebe ngo ubone ari amagambo asanzwe ari ku mpapuro za Bibiliya, ngo uyagereranye n'andi magambo asanzwe. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye amugi yombi. Hahirwa abizera iryo jambo. Ntabwo agakiza kakijije uyu muntu witwa Namani kari kari muri aya mazi, oya, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ryanyuze mu kanwa k'umuhanuzi, aramubwira ati genda wiyuhagire 7 muri Yorodani. Kwizera iryo jambo gusa niko kwakijije Namani ibi bibembe. Ndagira ngo nawe nkubwire ko inama y'agakiza yemeje ko umunyabyaha wese yezwa n'ijambo ry'Imana,
kandi Yesu niwe jambo. Iryo jambo rero ni ryo mucyo umurikira umunyabyaha wahabiye kuri iyi Mana. None niba utaryizera nk'umuti, nk'uko Namani yashidikanije kujya mu mazi ngo yiyuhagire, uragowe, urarimbutse, urazimiye, nta handi uzabonera agakiza keretse niwemera kwezwa n'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ngusabe urambure Bibiliya yawe, nkubwire icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kandi ibi byanditswe kera mu myaka 2000 ishize, aho umugaragu w'Imana intumwa Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 igice cya 4, twe turahera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4, ahatubwira uburyo Pawulo ayobowe n'Umwuka Wera yabwirije iri jambo, ariko atongera cyane uyu musore wari ukiri muto, ndavuga Timoteyo, wari uhawe inshingano yo kuyobora itorero mu Efeso, maze aramubwira ati ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kubera iki? Kubera iki iri jambo Pawulo yarishimangiye cyane akaritsindagira cyane? Nuko yari azi ko igihe kizaza abantu batazihanganira inyigisho nzima. Kubera iki? Kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza. Bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ngibyo ibihe turimo, ngibyo ibihe dusohoyemo, aho uburezi busaba ko abana bakiri inshuke, abana bakiri ku bibero bya ba nyina, batandukanywa n'uburere bw'ababyeyi bakajya aho bajya kurererwa mu marerero, muri za kreshe, muri za garidiyene n'ahandi hose, umuntu akazarinda asaza akiri muri ubwo burezi isi yashyize imbere. Aha munyumve neza, ntabwo ndwanya amashuri, ntabwo ndwanya kwiga, ahubwo uriga iki? Urigishwa nande? Gahunda y'amasomo iteye ite? Inyigisho ni nyinshi, Bibiliya iratubwira ngo ariko hariho inyigisho nzima imwe rukumbi, kandi nta yindi ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Babyeyi, umusaruro muri kubona mu miryango yanyu, muri sosiyete, muri rusange mu isi yose, uraturuka ku ntebe y'ishuri, aho umwana atangirira kwiga, ariko nta kindi kirimo gukorwa uretse kuroga ubwenge bwe, uretse kwandika mu bwonko bwe ibidafite umumaro. Ntabwo mvuga ko siyanse ari mbi kuyiga, ntabwo mvuga ko kwiga imibare, kwiga indimi, kwiga amateka ari bibi, ariko ikibazo ni uburyo izo porogaramu ziteguyemo guhanagura Imana mu bwenge bw'abantu, ziteguyemo gutesha agaciro ijambo ry'Imana, ku buryo umuntu akura yibwira ko ashobora kubonera amahoro, iterambere n'ibindi byose hanze y'ijambo ry'Imana. Ibi rero
Pawulo wabirebaga yabonye ko hari ingaruka nyinshi zizaboneka mu miryango, mu bantu, bitewe no kwigizayo ijambo ry'Imana. Imigani y'ibinyoma, za filozofi, za tewoloji. Aha ngaha munyemerere mbabwire yuko abajya kwiga iyobokamana, iyaba koko Imana wayiga mu ishuri, ubu tuba dufite abantu benshi bagiye mu ijuru badapfuye, nk'uko Enoki, Eliya bagiyeyo, kuko ayo mashuri barayiga bakaminuza. Ariko se koko ni iyobokamana? Tubyibazeho, tubitekerezeho, kuko ijambo ry'Imana hano riri kuduhana, ridusaba guhuguka cyane kugira ngo turihe umwanya, kuko niryo ryonyine rifite imbaraga, rifite ububasha bwo guhindura kamere yacu. Hari umwe mu bantu bateguye manifeste ya UNESCO. Iryo ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwigisha mu isi yose. Ni ishami rikomeye cyane, benshi bararizi. Umwe muri abo bantu bateguye icyo nakwita porogaramu UNESCO igenderaho, yabajijwe ikibazo n'abanyamakuru bati: ese ko tubona abantu biga cyane bakaminuza ariko bakarushaho kuba babi mu mico mbonera, biterwa n'iki? Nuko igisubizo yabahaye, yarababwiye ati: uburezi dutanga ntabwo ari ubwo guhindura abantu abakiranutsi, ahubwo icyo gusa dukora ni ukwigisha abanyabyaha bagahinduka abanyabyaha b'abahanga cyane. Mbega ijambo ritangaje! Yabivuze mu rurimi rw'igifaransa ngo l'éducation ne fait que former les pécheurs intelligents. Biratangaje niba ari ukuba abantu bajya kwiga kugira ngo baveyo ari abajura bazi kwiba mu ikoranabuhanga, bazi kwica mu ikoranabuhanga, bazi kubeshya mu ikoranabuhanga, abajura bazi, ntabwo ibyo ndi bubitindeho. Ariko icyo turimo kubona ni uko ijambo ry'Imana ari ryo ritugezaho ukuri mu mvugo yoroheje, nk'uko tubibona mu gitabo cy'uburezi. Abashobora kukibona, igitabo kiri hard copy, igitabo gifatika, mu kirebe. Abashobora kukibona ku ipaji y'177 haratubwira ngo Bibiliya itugezaho ukuri mu mvugo yoroheje, kandi igahuza n'ubukene bw'abantu n'iby'umutima wifuza, ku buryo byareheje kandi bitangaza abantu b'intiti zo mu rwego rwo hejuru, mu gihe ku bantu bicisha bugufi kandi batize usanga Bibiliya igaragaza inzira igana ku bugingo. Dukomeje kwiga iby'iyi nzira. Ndashima Imana ko hari inzira Imana yateguye, inzira nyabagendwa, kandi iyi nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo. Hari ijambo rihumuriza muri uyu murongo wa 8 w'igice cya 35 cy'umuhanuzi Yesaya, uvuga ngo abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta n'umwana ushobora kuyoba iyo nzira. Bibiliya ni inyanja inzovu yogamo, kandi n'umwana w'intama yayogamo ntarohame. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka muri iki gitondo
nongere nkurarikire guha agaciro, guha umwanya Bibiliya, uyige uyobowe n'Umwuka Wera, wicishije bugufi, usenga, kandi iri jambo ririmo imbaraga izahindura ubugingo bwawe. Mu gihe dukomeje kwiga muri iki gitabo cy'uburezi, nagira ngo iyi nsanganyamatsiko cyangwa se izi nsanganyamatsiko ziri mu ijambo ry'Imana, mu gihe tuzigaho muri ubwo buryo bwagutse kandi bwimbitse, tuzitekerezeho twibaza byinshi, kuko dufite impamvu idutera gukomeza guhata cyane kuri iyi ngingo. Iyo twitegereje insanganyamatsiko zikomeye, ubwo nakomeje ku ipaje y'178 aha muri iki gitabo cy'uburezi. Iyo twitegereje insanganyamatsiko zikomeye zo mu ijambo ry'Imana, tureba mu isoko yagutse kandi yimbitse, irenze ibiri aho tugeze amaso. Ubugari bwayo n'ubujyakuzimu bwayo birenze ubwenge bwacu. Uko tumamaho akajisho, niko imirorere yacu yaguka, maze imbere yacu tukahabona inyanja ngari y'ibitekerezo itagira inkombe. Iyo ni Bibiliya. Bene uko kwiga gufite imbaraga itanga ubuzima, ubwenge n'umutima byunguka imbaraga nshya, bityo umuntu akagira ubuzima bushya, ubugingo bushya. Iyi mibereho ni igihamya gikomeye cyane cyerekana ko Bibiliya yandikishijwe n'Imana. Ni iki gituma nkomeza gutsindagira kugarura abantu mu nzira ya yindi ya kera Imana yateguye, hahandi dushobora kubonera icyerekezo cy'inzira itugeza mu bugingo. Ni uko muri ibi bihe imyaka abantu bamara ku ntebe y'ishuri biga ubuhanga, biga ubwenge bwa bundi bitangirwa n'amafaranga, ababyeyi bakagurisha ibyabo, bakajya no mu madeni kugira ngo abana babo bige baminuze. Ariko igitangaje ni uko benshi barangiza ari abahakanyi, barangiza bavuga bati nta Imana ibaho, n'iryo jambo bavuga ngo ni iry'Imana, ni ibintu abantu bahimbye bashyira hariya. Ugasanga iyobokamana riragenda rizima mu isi. Bibiliya, ijambo ry'Imana, niryo ririmo imbaraga ihindura ubugingo bw'umunyabyaha. Muvandimwe, dukomeje muri iki gitabo, turareba aya magambo avuga ngo twakira ijambo ry'Imana ngo ritubere ibyo kurya bitunga ubugingo, nk'uko twakira ibyo kurya bitunga imibiri yacu. Ibyo kurya biduha ibyo umubiri wacu ukenera, kandi tuzi yuko ibyo kurya ari byo bihinduka amaraso, bigahinduka amagufwa n'ubwonko. Niko bimeze no kuri Bibiliya. Iyo amahame yayo yahindutse imico y'umuntu, ni iki kivamo? Ni izihe mpinduka ziba mu buzima bwe? Bibiliya niyo itanga igisubizo. Ibya kera biba bishize, dore byose. Mbega ubuhamya iki gitabo kiratubwira iki? Abagabo n'abagore bagiye bacagagura iminyururu ya kamere y'icyaha binyuze mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Abagabo n'abagore bagiye bacagagura iminyururu ya kamere y'icyaha, bazibukiriye kwikanyiza. Imana ishimwe. Abari baratwawe n'iby'isi
bahindutse abantu bumvira Imana. Abasinzi bahinduka birinda, abari inkozi z'ibibi bahinduka imbonera. Abantu basaga na Satani barahinduwe bagira ishusho y'Imana. Birashoboka ko wambwira uti jyewe ko nabigerageje bikananira. Ndagira ngo ngusabe wizere ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo guhindura umunyabyaha agahinduka icyaremwe gishya. Guhinduka gutewe n'ijambo ry'Imana ni igitangaza, kandi icyo gitangaza Imana yiteguye kukigukorera. Muvandimwe, nagira ngo nkubwire ngo kuba umunyedini ukagira n'inshingano mu itorero, abantu bakaba bazi idini usabiramo, usengeramo, umuryango wawe, abavandimwe, inshuti, abaturanyi bakaba bazi ko uri umuntu ukataje cyane mu idini. Ibyo byose ntabwo ari bibi, ariko niba kuba mu idini, niba gutwara ibitabo mu kwaha cyangwa se mu isakoshi cyangwa mu buryo bwose ugiye gusenga, niba kuririmba muri korali cyangwa uri umuyobozi, uri pasitoro, uri umukuru w'itorero, uri umudiyakoni n'ibindi, ibyo byose si bibi. Ariko niba iri jambo ry'Imana Bibiliya ritarahinduye ubugingo bwawe ngo ube icyaremwe gishya, wahushije intego, iyo mihango y'idini nta kintu izakumarira, nta gakiza kayirimo, ahubwo agakiza kari muri Yesu we jambo. Guhinduka gutewe n'ijambo ry'Imana ni bumwe muri bwa bwiru bwimbitse bw'ijambo ry'Imana. Ntabwo dushobora kubisobanukirwa, icyo dusabwa ni ukubyizera gusa, nk'uko byavuzwe n'ibyanditswe byera ngo nibwo Kristo uri muri mwe, ngo ni bwa bwiru bwa Bibiliya, nibyo byiringiro by'ubwiza, nk'uko tubisoma mu Bakolosayi, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 27. Nagira ngo mwene data, mushiki wanjye, turimo kwigana aya magambo, tubwire ko biriya dusomye ntabwo ari inyuguti gusa, ahubwo biherekejwe n'ubuhamya. Ubuhamya bw'umugaragu w'Imana Pawulo, wahoze yitwa Sawuli, ari umugome, ari umwicanyi, ari umugambanyi, ari umunyedini ufite ishyaka ryinshi ariko utarahindutse. Ariko igihe cyarageze ahura na Yesu, maze imibereho ye irahinduka. Yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza 13, maze aravuga ati ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarize. Ikibazo rero dufite ntabwo ari ubunyacyaha bwacu cyane cyane, ahubwo ikibazo ni uko twanze kwizera Yesu n'ijambo rye ngo aduhindure. Ni icyo gusa, nta kindi. Muvandimwe, niba Pawulo yarahindutse, nawe wahinduka ubyemeye. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'intambara ikomeye cy'umwuka w'ubuhanuzi, shapitire ya 16, ku rupapuro rwa 216, hariya urabibona ko muri soft, ku bakoresha ibitabo biri soft,
ni ku ipaji ya 309. Reka turebe aho tubona aya magambo atubwira ngo bariya bakurambere b'abimukira, abazererezwaga mu mashyamba no mu bihanamanga, barenganyirizwa ubutumwa bwiza, barenganyirizwa kwizera. Abo bafataga ko Bibiliya yose ariyo shingiro ryo kwizera, isoko y'ubwenge n'ishingiro ry'umudendezo. Amahame ya Bibiliya bayitagaho cyane, yitabwagaho, akigishwa mu ngo, mu mashuri no mu nsengero. Kandi iyi Bibiliya yigishwaga ityo, yeraga amatunda y'ubushobozi, ubwenge, ubutungane no kwirinda. Aya magambo yarantangaje, ni ubuhamya bwiza cyane ngo uwashoboraga kuba aho abo bantu b'abanyadini bari batuye, ukahamara imyaka myinshi, ariko ntiwigere ubona umuntu wasinze, cyangwa ngo wumve urahira ibinyoma, cyangwa ngo ubone usabiriza. Ubu buhamya bwaranejeje. Ntabwo Imana idukiza ibyaha gusa, ahubwo itugira umutwe, ntabwo itugira umurizo. Ntabwo abana b'Imana, ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 37 umurongo wa 25, ni ubuhamya Dawidi yatanze avuga ati, nari umusore none ndashaje. Ntabwo ndabona umwandu w'abakiranutsi, urubyaro rw'abakiranutsi rusabiriza ibyo. Oya, ahantu aba bantu b'Imana bari nta barahira ibinyoma, bari abantu ariyo arinda ubusugire bw'ukuri kandi akagihesha gukora. Andi magambo ushobora gukomeza uzaga yuko uzirikana, kuko ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi abemeye guhindurwa naryo bashobora kubihamya rwose. Urubyiruko, abagabo n'abagore, abageze mu zabukuru, bose bafite amahirwe yo kunywera kuri iyi soko y'ubugingo ariyo Bibiliya, kandi ibibazo biri mu miryango, iyaba abantu bamenyaga ko Bibiliya ibifitiye umuti, byakemuka rwose. Ihungabana ryiganje ryasimburwa no kugira ibyiringiro, kandi ishyari, kurarikira, ibyo byose byasimburwa no kunyurwa n'ubuntu bw'Imana. Bavandimwe, ikibazo gikomeye cyane gihari ni uko hari tubisoma mu gitabo cy'uburezi, ibyo kuramya Imana. Ibyo biterwa n'iki? Ni uko usanga ibyo bakora byose kubera kugenda bihuta, maze bakamara akanya gato aho hera, ubwo ni mu rusengero n'ahandi hose ijambo ry'Imana rivugirwa, ariko ntibategereze ngo bumve inama bahabwa. Ni igitangaza, birababaje cyane. Iyo jugujugu igenda ikagera no mu rusengero, umuntu yaba ageze mu rusengero ntabashe gutuza, ntabashe kwinira ngo yibaze ahantu ari
noneho ategera amatwi ijambo ry'Imana. Nyamara iyi jugujugu ibiri no ku ruhimbi, aho usanga umubwiriza nawe ahaguruka akavuga ati kuko igihe cyagiye tugiye gusoma isomo rimwe dutahe. Ese icyo gihe cyajyanywe n'iki? Ni amatangazo? Ni ibitaramo by'indirimbo? Ni za gahunda nyinshi zitandukanye? Umwanya w'ijambo ry'Imana ukabura, umubwiriza ati kubera ko nta gihe dufite, murambure Bibiliya dusome iri somo hanyuma dusenge, ne kubakerereza. Ese wowe urakererwa ujya he? Iki kibazo mukibazeho. Iyi jugujugu iri mu bantu yatumye insengero zihinduka dorutwari, aho abantu bagera. Umunaniro wabaye mwinshi mu mibiri yabo, bahagera umubiri ukavuga uti noneho aho nabereye mbonye aho wicara ukamara akanya runaka, reka noneho nisinzirire nduhuke. Abantu bagera mu rusengero bagasinzira, abantu bagera mu rusengero bakagona. Birababaje, biteye agahinda. Usanga nta gihe bafite cyo kugumana n'umwigisha mvajuru. Baza aho ari kubwira, bugatuma basubira mu mirimo yabo bakikoreye imitwaro. Ibi rero nibyo bituma abantu bakomeza kwibaza batari kuko ijambo ry'Imana ryahindura umuntu agahinduka umukiranutsi, agahinduka icyaremwe gishya. None se ibyo Imana yabigukorera ite kandi yarakubuze? Imana yabigukorera ite kandi udashobora guha umwanya ijambo ry'Imana? Erega kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva nako kuzanwa nuko umuntu yateze amatwi umwigisha. Ariko reka nongere mbaze kandi ngire icyo mbwira n'abigisha b'ijambo ry'Imana. Niba nawe nanjye tutagira igihe cyo kubana n'Imana ngo twige ijambo ry'Imana, Imana iduhe icyo tujya kubwira abandi, ni ukuri natwe turi mu kaga gakomeye cyane. Ibihe byinshi ababwiriza bajya ku ruhimbi bajyanye ibyigisho babwirije mu myaka 10 ishize, kubera yuko nta gihe bagira cyo kubana n'Imana mu ijambo ryayo. Ndetse hariho ababwiriza ikibwirizwa kimwe ahantu hose bagiye, bakanibagirwa ko bakibwirije, kugeza ubwo abantu babimenyera bakavuga bati ubwaje agiye kutubwira bya bindi. Kandi koko bajya kumva bakumva ibyo agaruye. Mwene data, hindukira, reka duhindukire twese, twihane, tujye mu ijambo ry'Imana, riduhindure kandi rihindure n'abaryumva ubw'ubuntu bwayo. Reka twegere umusozo, nongere nkwibutse ko muri iyi nzira Imana iduhamagarira kunyuramo, muri iyi nzira Imana yongera kutubwira ngo tuyibaririze, abanduye imitima ntibazayicamo, kuko ni inzira yo kwera. Bibiliya iratubwira ngo ahubwo izaba iya ba bandi, kandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayibwa. Muri iyi minsi habayeho ivugurura mu bihugu byinshi, aho bavuga bati kandi ari amabwiriza ava hejuru mu zindi nzego, avuga ko abantu batize, abantu bataminuje, abantu badafite ibyete bya za kaminuza badashobora kubwiriza ijambo ry'Imana.
ntabwo kujijuka ari bibi, ntabwo kwiga ari bibi, ariko Bibiliya iraduhumuriza itubwira ko abagenzi naho baba ari abaswa, iyi nzira ntibazayiba. Ese wari uzi ko ba bandi bafite za PhD muri teolojiya hari ubwo baba bazifite mu nzandiko za Petero, mu rwandiko rwa Yakobo, mu nzandiko za Yohana, mu gitabo cy'ibyahishuwe? Ese abanditsi b'ibyo bitabo byose ndondoye ni bande? Ni za ntumwa, ba barobyi, ba bantu baciye bugufi cyane, babayeho, Imana ikavuga amateka yabo, ariko aba bantu babanye na Yesu, babanye n'ijambo, Umwuka Wera yabahumekeyemo amagambo y'ubugingo, barayandika mu buhanga bw'Imana, mu bwenge bw'Imana, kandi abo bigira intiti biyumvamo ko ari abahanga nibo bagiye maze baravuga bati tugiye kwiga rero kandi tuzaza turi abahanga baminuje. Nyamara bagiye kwiga mu nzandiko zanditswe n'abantu batigeze bicara ku ntebe y'ishuri, nyamara hari intebe bicayeho itarabahaye icyete kibahesha imirimo muri za minisiteri, kibahesha imirimo mu bigo by'imari, kibahesha imirimo mu nzego nkuru za leta, ahubwo Imana yabashinze umurimo ukomeye kurusha indi yose, yabagize abarobyi b'abantu, yabagize abarobyi b'abantu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero abagenzi naho baba ari abaswa, iyi nzira ntibazayiba. Wari uzi ko n'abantu batize gusoma no kwandika ariko bakagirira inyota, inzara ijambo ry'Imana, bakemera kujya aho rivugirwa, bagatega amatwi? Bibiliya iravuga ngo abo nabo barahirwa, kuko hahirwa abumva, hahirwa n'abasoma. Rero nkundira nkubwire mwene data, wikuremo umutima w'ubwibone, wikuremo umutima wose wagutera gukerensa umuti w'icyaha uboneka muri Bibiliya, uyisome wicishije bugufi, ujye muri Yorodani, wibire karindwi, ibibembe byawe birakira. Ntabwo amazi ya Yorodani ariyo yakijije Namani nk'uko twatangiye tubivuga, ahubwo Namani yakijijwe no kwizera itegeko ry'ijambo ry'Imana rimubwiye ngo jya muri Yorodani wiyuhagire. Nanjye ndakubwira ngo jya muri Bibiliya urakira. Muri Bibiliya harimo imbaraga ihindura umunyabyaha agahinduka umukiranutsi. Reka ngushimire wowe watanze iki gihe, iyi nzira abagenzi batanuye imitima badashobora kunyuramo, inzira yo kwera, ndakurarika ngo nawe uyikunde, uyikundishe abana bawe, uyikundishe uwo mwashakanye, kandi hazaboneka impinduka ikomeye mu muryango wawe, hazaboneka impinduka ikomeye mu bugingo bwawe. Ndagusabira ngo iyi nzira niyo wakwiyumvamo ko uri umuswa, ntabwo uzayiyoba. Reka muri iki gitondo uhumurize nkubwira yuko amasezerano yose ari muri iri jambo ni ayawe nugira kwizera. Reka duce bugufi twemerera Imana kwandika ayo magambo mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen.
Yesu ashimwe. Sabaga hosite ko ishyiramo indirimbo isoza igihe cyo gusoza iyi gahunda n'amajwi turi kumva. Murakoze. Bose reka nyuma y'iyi ndirimbo twicishe bugufi dusenge Imana yacu. Data wa twese, Mana yaremye ijuru n'isi, ijambo ryawe niryo waremesheje isi n'ibirimo byose, waravuze biraba, utegetse birakomera. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagusaba cyane ngo iryo jambo ryongere riremwe muri twe kandi rireme ubugingo bushya mu mibereho yacu. Nsabiye imiryango, nsabiye umuntu wese ku giti cye, kugira ngo twemerere Mwuka w'Imana guhindurwa n'ijambo ryawe. Kandi uyu munsi mu ntambwe zose dutera, ijambo ryawe rikomeze kongorera imitima yacu, ritubwira inzira dukwiriye kunyuramo, ari iburyo se ari ibumoso, aho ijambo ryawe rituyobora tukwemerere abe ariho tunyura, kugira ngo tuzagere ku ntego ubwo uzaba ugarutse, duhabwe ikamba ry'ubugingo. Nibyo nsabiye buri wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.
amen. Imana ishimirwe cyane bw'amagambo meza imaze kuganiriza buri wese. Gahunda muri iki gitondo ni hano isoreje, indi gahunda ni ejo mu gitondo, Zoom ziba zifunguye 10:40. Uwiteka akomeze kuduhera kandi akomeze kumva Imana ivuganira natwe ijambo yatwigije ndetse no mu ijambo ryayo. Ibyo mbasabira mu izina rya Yesu, amen. umucyo uva mu ijuru uyobora abagenzi uzadufasha